Yasireka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahirwe n'imigisha turuka ku Mana nk'uko tumaze igihe rero twarabemereye ko tubagezaho ibyiza bitandukanye. Uyu munsi twatembereye tugera kure cyane mu karere ka Kirehe, ubwo ndavuga iburasirazuba ahantu bita Rwantonde. Niba waba warakunze gutembera cyane abantu mvuga urahumva. Rero uyu munsi twatembereye kubera ibijyanye n'ibiterane by'ivugabutumwa duherekeje korali yasuye bagenzi babo. Ntabwo byarangira aho gusa, rero dufite amakuru menshi tukugezaho uyu munsi. Dufite umuntu udasanzwe muri korali runaka, araza abyivugire, ntabwo turi bumuvugire, arabitubwira, tugiye kubabwira n'icyo tumuvugaho. Hanyuma rero uyu musore mureba imbere ya kamera ni umusore ushoboye, kandi jyewe ndabivuga ko ashoboye kuko nabonye ko ashoboye. Reka rero ne kubicisha amasiko abanze atwibwire, hanyuma twumve n'icyo agiye kutubwira. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ubundi banyita Gerard Hakizimana, nkaba nk'uko wabikomojeho ndi umusore muri make, ariko nkaba ndi umupiyaniste, nkaba mfasha gucurangira amakorali ndetse no kuyatoza. Ngira ngo wenda uraza kongeraho ijwi gatoya kugira ngo umuyaga utaza kubangamira amajwi. Twakoreye ahantu hari umuyaga, turi muri location hafi yo ku rusengero, ahantu heza cyane, hari akayaga agenda umva amerewe neza nk'uko mubibona, kandi nawe uyu musore ameze neza. Dusa naho tumutunguye, ariko byari ngombwa ko aya makuru nayo tuyabagezaho. Ngira ngo rero umaze kwibwira abadukurikiye, twagutangiye mbere y'uko twerekana korali. Turaza kubereka korali uko byari bimeze n'amajwi y'abaririmbyi, muraza gusanga bishimishije. Ngira ngo utubwiye ko utoza amakorali. Iyo yumvise umuntu ugukurikira kumva gutoza amakorali, bishatse kuvuga iki? Ni ugufasha amakorali mu bintu bijyanye n'imiririmbire, guterereza amajwi yabo ndetse twongere no kuyacurangira. Bivuze ko uri n'umucuranzi muri rusange. Reka tuba rero dufakasinga cyane mu gucuranga kwawe. Ucurangira amakorali ku buhe buryo? Ni korali izo arizo zose? Ufite idini runaka ushobora gukorera? Bigenda bite? Ahanini cyane ngaragara mu ndirimbo za Adventiste, nkunda gucurangira cyane Abadventiste. Korali iyo ari yo yose inyambaje ndayifasha. Ngira ngo ubwo uruhare runini ku bantu nyine ubwo bakunda wa muziki w'umwimerere wo mu kidive, niko mbivuga, baza bagusanga rwose. Reka rero tuvuge ku kindi kijyanye na korali utoza. Hano tugusanze utoza korali yitwa gute? Yite ntoza korali bita Ijuru Rito i Rwantonde. Nkaba ndi n'umutoza mukuru wayo, nkaba ndi nabifasha mu bijyanye n'imiziki, kuyicurangira ndetse n'izindi zo hirya no hino. Iyo bavuze gucurangira Abadiventiste, ngira ngo hari injyana runaka bakunze kuba bagenderaho. Injyana wumva ukunda gucuranga ku buryo wenda nk'umuntu w'umwanditsi w'indirimbo ashobora kukugana byihuse, ni nk'izihe? Wenda ku bijyanye n'amabiti ukora. Injyana iyo ari yose nayicuranga, ari z'ubukwe birashoboka cyane, nawe bwe nayikora, na pop nayikora, iyo ari yose yose igenda yicuranga ntacyo bitwaye. Ubwo ngira ngo rero buri wese yakwiyumvamo mukaba mwakorana. Reka ngaruke kuri korali yawe. Mwaba mumaze kugera kuki kugira ngo umuntu ushaka kugukurikira cyangwa se gukurikira korali yanyu, ni ubuhe buhamya ashobora kubona? Yabicisha mu zihe nzira? Yababona ati? Korali yacu ni korali y'urubyiruko, nibwo igitangira. Nta bikorwa byinshi cyane bihambaye ifite. Ndumva ushaka kuyireba wakandikamo korali Ijuru Rito Rwantonde ku itorero rya Rwantonde, cyangwa se mu ntara ya Rugango. Dore mu ntara ya Rugango iyo wanditse korali Ijuru Rito baraguha korali ya Rwantonde nyine. Nk'uko sinzi niba wenda hari indi korali yitwa Ijuru Rito, birashoboka, ariko ni ngombwa iyo wanditse mu ntara ku itorero rya Rwantonde bakaguha iyo korali.
ubwo aho twakwandika ni kuri social media nka YouTube, ni Instagram, ni hehe? Kuri YouTube murazikurikira cyane, indirimbo nyinshi. Ngira ngo jyewe nkurikije uko ndi buze kubereka iyo korali ko byari byifashe, jyewe ni korali nakunze, niyo mpamvu nakeneye kumenya ngo ese abantu bafashwa nande. Ukurikije quartier turimo, imiterere yaho ndaza kubereka, ntabwo wamenya ko hakaba yavutse korali imeze kuriya, afite ibikorwa bimeze kuriya, iririmba abantu bagafashwa. Niyo mpamvu rero nagize amatsiko yo kuvuga ntireka nshake umuntu ubahagarariye cyangwa umutoza wabo tuvugane atubwire. Reka tugaruke ku kijyanye no gucuranga. Ndabizi ko abantu benshi bakunda gukoresha indirimbo kandi bazagusanga byanze bikunze. Reka rero tudatinze ubanze utubwire aho uboneka, aderesi yawe, cyangwa se ibyo urabihuza n'uko umuntu ushaka gukoresha indirimbo yabicisha mu zihe nzira kugira ngo umukorere. Aka kanya ntabwo mfite mbarizwa nyine abacuranzi, tuba dufite uburyo tugenda ntabwo mfite wenda studio mvuga ngo nkoreramo runaka wansangamo, kuko akenshi na kenshi rimwe na rimwe mba ndi Uganda, no mu minsi ishize nari ndi muri Kenya. Ubwo rero ushaka ko ngucurangira birashoboka ko wakandika izi ndirimbo zawe kuri WhatsApp, nabwo ndabikora neza cyane, umuziki wawe ukawubona. Ubwo byumvikana ko WhatsApp number uri buyidusigire cyane rwose. Waretse tukabikora vuba mbere yuko dukomeza ibindi, ukaduha nimero abadukurikiye bakazayumva. Ari umuntu wumva ikiganiro ntagisoze, ariko nibura aha ngaha turaza no kuyibanza kugira ngo uzagukenera abashe kukubona. Murakoze cyane. WhatsApp nkoresha ni 078 67 92 740. Ndumva ari na nimero yoroshye cyane, turaza no kuyandika kuri screen bazayireba. Wenda hari nakubaza ngana ku musozo, bigaragara ko hari abantu baba bafite nk'amastudio cyangwa se bashobora kugira iyo mpano yo kuba yakenera gukora studio, ariko akaba adapfa kubona umuntu wo kubimufashamo. Haramutse yagize nka studio igukenera, kuri iyo nimero baguhamagaye byakunda? Birashoboka cyane. Ubwo ngira ngo abantu mufite ku gafaranga mukeneye kwamamaza ibikorwa byanyu, hari abantu baba bafite impano kandi muba mutabasha kumenya. Niyo mpamvu tujya dufata uyu mwanya tukavuga tuti impano y'umuntu ntikazime. Murumva ko arakora kandi arashoboye, afite n'uburyo akorera mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Yumvikana ko rero ntabwo wava hano ngo ujye gukora Uganda udafite icyo urimo gukora. Reka mbizeze ko rero nza kubumvisha umusaruro w'icyo yakoze, mukaza kumenya ko koko ibyo bintu mbabwiye bifite agaciro. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni iki wasaba abantu bagiye kukubona kuri social media, abantu bazareba yaca no watubwiye, ni iki wababwira? Ikintu nabasaba bwa mbere ni kudufasha bakadukurikira. Kudukurikira nicyo cy'ingenzi. Korali Ijuru Rito ni korali ikiri ntoya, korali igitangira. Niba birumvikana ni korali ikeneye ko muyikurikira, mugakora subscribe, mukagaragaza yuko mudukunze, ndetse mukanatuvugisha. Nimero ngiyo mwamaze kuyibona. Ari abayikeneye ku matorero mukayihamagara, tukabafasha mu bigendanye n'ivugabutumwa. Murakoze cyane. Ngira ngo ubwo wenda akabazo ka nyuma nakubaza ni ku bijyanye uburyo iyo channel ibintu biriho, ni video, ni lyrics, harimo iki kugira ngo umuntu uzayireba atazayoba akareba wenda bishoboka ko hari indi byaba bisa, tumenye indirimbo wenda watubwira nk'ebyiri umuntu ashobora kubonaho amazina y'indirimbo niba waba uyibuka. Ndayibuka cyane. Iyo wanditsemo izina Ingoyi, wanditsemo Ingoyi uraza kubona iyo ndirimbo Ingoyi. Ifite video ebyiri, imwe niyo yabashije gusohoka, indi ntabwo irasohoka. Tukaba dufite n'izindi n'andi lyrics, izindi zo ni lyrics. Birashoboka cyane ko zose rero wazibona. Yego, murakoze cyane. Ubwo rero ngira ngo Gerard nasoza nkwifuriza amahirwe n'imigisha kandi nkubwira ngo waguke kandi Imana ikomeze kubigufashamo. Ariko nakomeje nsezera, ntabwo ndagenda. Akabazo ka nyuma banyihanganira, siko nari nsanzwe nsezera ariko byagenze gutyo. Twaje kuvuga ko mu kiganiro twakoze harimo ko ucurangira abadivantiste. Aba bantu bandi bari ku ruhande bari bugira inyota y'umuziki wawe, tubaheze? Ntabwo nkunda kubyinjiramo cyane.
ntacyo buriya ni ibanga ryawe ariko wenda inbox twabyumvise uzamukenera azamuhamagara amuha amakuru afatika arakitwaye. Reka rero mwifuriza amahirwe n'imigisha kandi nsaba abantu nk'uko yabibabwiye ni gukora subscribe, ushyizeho comment ukamubwira uko ubyumva, niba hari icyo yakongeramo cyangwa niba yararengeje akagabanya, ukoze share n'abandi bakabimenya, ako kantu kaba ari sawa. Kandi murabizi ko akenshi iyo umuntu ageze ku rubuga abakeneye ubufasha bwanyu, nizeye ko hamwe n'uko musanzwe mudufasha nawe mugiye kumufasha, iki kiganiro mukagikurikira mukamuhamagara mukamubwira ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. N'icyo yanze njye ndifuza ko azacyongeramo, kuko niba bikora nk'akazi nacyo azacyongeremo n'abandi abafashe, kuko abantu bose baririmbye gospel. Wenda sekiraho navuga nti nta kibazo azireke, ariko uzaza aririmba gospel nta mpamvu yo kutamufasha. Reka rero tubifuriza amahirwe n'imigisha, hanyuma turacyakomeje igitaramo, twebwe turacyakurikirana. Wowe utahabaye rero nakwifuriza ko uzakurikira iyo channel ukareba ibiriho, hanyuma ukamufollowinga. Rero Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Murakoze, ciao ciao. murakoze cyane. Umwe yarafite umugaragu umwe w'umutoni, ubahagashe buja muri byose kandi akubaha n'Imana, umunyamuravu ucunganizi byose buja. Yari umujyanama we mwiza, umuhumuriza rukomeye, iteka yahoraga mwibutsa uburyo Imana yacara urukundo, igikora byose bitunganye itibeshya. Umusoma ajyana n'umwami mu ishyamba guhiga, ahura n'inyamaswa y'inkazi ica urutoki cy'umwami. Umwami ati Imana iza kuba nziza, ntiyari kwemera ko cika urutoki rwanjye, nibagushyire mu nzu y'imbo inkoni za buri munsi, aba ari byo funguro ry'umenyerwa kubw'icyaha cyawe. Umusoma ajyana n'umwami mu ishyamba guhiga, ahura n'inyamaswa y'inkazi ica urutoki cy'umwami. Umwami ati Imana iza kuba nziza, ntiyari kwemera ko cika urutoki rwanjye, nibagushyire mu nzu y'imbo inkoni za buri munsi, aba ari byo funguro ry'umenyerwa kubw'icyaha cyawe. Asubirayo uko yari yarabimenyereye, ahura n'abashaka n'uwo gutambira Imana zabo, umuntu udafite intege kandi utamugaye. Basuzumye umwami basanga abura urutoki yaramugaye, umwami aba arokotse atyo ubwo rwa rutoki yari yacitse, asubira yatangarira Imana yabwiwe. Ati nibakurekure koko Imana ni nziza, ariko se ni kuki yemeye gushyirwa mu nzu y'imbohe? Nawe ati ugiye tuza kuba kumwe, ninjye bari gutwara kuko nafite intege. Burya Imana imenya ibizo bitaraba niko biri,
kandi ibyo ikora biratunganye ntabwo yibeshya. Ati ntibakure kure ko Imana ni nziza, ariko se ni kuki yemeye gushyirwa mu nzu y'imbohe? Nawe ati ugiye tuza kuba kumwe, ninjye bari gutwara kuko nafite intenge. Burya Imana imenya ibiza bitaraba niko biri, kandi ibyo ikora biratunganye ntabwo yibeshya. Nawe ibyo unyuramo byose bizi impamvu ntucike intege. Yemera kubabazwa ukavugwa nabi bigiye kureka, ntuterwe ubwoba n'ibyo ubona